Amen. Turongeye kandi dushimiye Imana kuko idushyikije kuri uno munsi turi bazima. Nanjye ndumva nshimye Imana kubw'imirimo yakoze ku bwacu. Imana yaraturinze icyumweru cyose gishize, yabanye natwe, itugirira neza, iturindira abana kandi turinda mu nzira tunyuramo buriya buri munsi. Tunyura mu nzira zirimo abapfuye bakoreza amaksida, tukanyura mu nzira zirimo abantu imodoka zapfiriyeho, ariko Imana igiturinda kuva natwara imodoka. Nta munsi irampfiraho ndi mu rugendo, nta munsi ndagira aksida yica umuntu. Ibyo byose ni Imana iba yabikoze. Imana yacu nishimye. Imana rero yaturinze bigeze aho ngaho, kadukorera ibyo bintu byiza gutyo. No kuri kwiriye gushimwa kandi kwiriye guheshwa icyubahiro. Rero uyu munsi numvise nifuza ko tuza kuganira ku magambo y'Imana mu buryo bwo kwiga, tukiga ku kintu bita imyambarire, kuko nkuko nabibabwiye mu cyumweru gishize, numva ko buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi twazajya dufata igihe cyo kwiga, tukiga ijambo ry'Imana, tukiga amahame y'amatorero cyangwa se ibyerekeranye n'imyizerere y'abakristo, kugira ngo umuntu ajye akizwa ibyazi, ajye yizera ibyazi kandi akurikire Imana azi yakurikiye yariyo. Rero nabonye ari ibintu byiza bituma abantu umwanya igihe ufite ikibazo ushobora kubaza. Niyo mpamvu numvise iyo gahunda nayo tukwiriye kuyitangira, kugira ngo nk'ikibazo ufite udasobanukiwe ujye ubona umwanya wo kukibaza, ujye ubona umwanya wo kuba wakivuga. Kuko buriya ibwirizabutumwa kenshi usanga ari umuntu umwe uvuga gusa, ibintu ukabyumva cyangwa ntubyumve udafite umwanya wo kuba wabaza. Ariko nabonye dukwiriye kujya tugira umunsi umwe mu kwezi, mu materaniro yacu ku cyumweru tukagira iteraniro rimwe duhereza buri muntu wese akagira ikibazo yabaza ariko kigendanye na topic dufite kuri uwo munsi. Hanyuma ijambo ry'Imana dufite, inyigisho dufite kuri uwo munsi zarangira, tukaba twareba ikindi kintu dushobora kuzigishaho mu kwezi gutaha ku matariki nk'ayo ngayo. Uyu munsi rero hari abantu bari bagize ikibazo mu nama y'ubushize twari dufite ku bigendanye n'imyambarire, ibigendanye ne gusuka imisatsi cyangwa kwambara imikufe n'amaherena, ibintu nk'ibyo. Ni ibibazo bisanzwe ku bantu bose, bitewe n'amahame y'amatorero, uko amatorero yagiye asimburana cyangwa se uko yagiye ashingwa. Amatorero yagiye ashyiraho imirongo runaka, bigatuma rero iyo mirongo imwe yagiye ishyirwaho n'amatorero abantu bayifata bakayahindura nk'aho ari itegeko ry'Imana. Nkuko nayo babwiye ubushize, hari ibintu bita amahame, hakaba hari n'imyizerere. Amahame rero ni imirongo ngenderwaho ishyirwaho n'itorero bitewe n'uko uwarishinze cyangwa uwatangiye uwo muhamagaro Imana yamuhishuriye cyangwa se uko nawe yizera. Mu mahame rero habamo ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uko abantu babayeho mu karere, umuco. Buri umuco nawo ujya ugira ikintu gikomeye cyane mu myizerere y'abantu. Hanyuma y'umuco rero hakabaho nanone nuko abantu bizeye Imana. Ni ibintu bibiri bikora mu byerekeranye na doctrine. Doctrine z'amatorero cyangwa se amahame remezo y'itorero agendera ku bintu bibiri. Amahame, abubaka amahame, iyo bari kubaka amahame bagendera ku bintu bibiri by'ingenzi. Ikintu cya mbere bagenderaho ni umuco w'akarere itorero ryatangiriyemo. Icya kabiri ni imyizerere y'abo bantu uko bizera Imana. Rero iyo ibyo bintu bifatanyirije hamwe nibyo bihita birema icyo bita amahame y'itorero. Amahame rero ni umurongo itorero ryihereza rikagenderaho. Ayo mahame akaba ari wo murongo barebye bakabona bati nitwitwara gutya, nitugenda gutya, nidukora muri ubu buryo bizadufasha kubahiriza amategeko y'Imana, bizadufasha kubahiriza imyizerere yacu twizera, bizabidufasha. Nicyo bita amahame. Amahame ni umurongo abantu bashyiraho
bagendeye mu muhamagaro Imana yabahamagaye, bakavuga bati nidukora gutya tukagenda gutya tukitwara gutya bizadufasha gukizwa, bizadufasha kwizera, bizadufasha kubahiriza amategeko y'Imana. Niyo mpamvu amahame ashobora kuba ari amwe hano ariko atari amwe ahandi hantu. Amahame dushobora kugendera ku mahame runaka, irindi torero rikagendera ku yandi mahame, irindi torero rikagenda ku yandi mahame, ariko tukizera Imana imwe. Amahame y'itorero runaka ikintu adufasha no kugira ngo ya myizere twizere Imana bidufashe kwizera Imana neza kuruta ukundi. Imana yacu nishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ayo mahame iyo itorero ryayumvikanyeho rikayagenderamwo iribafasha kugira ngo bagere ku intego nyamukuru niyo kugira gute kwizera Imana. Ni ukuvuga ngo amahame yose agomba kuba afite umushinga wo kutugeza mu kwizera Imana guhamye. Ibyo bintu rero byaturutse, reka dusome ijambo ry'Imana. Turabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 15. Ndashaka ko tuza kuba ariho tubanza gusoma cyane kugira ngo tuze kureba uburyo amahame yubakwa n'ikiba cyabiteye. Gusa nubwo tugiye guhera ku iryo jambo no kugira ngo tubashe kumva icyo bita amahame icyo ari cyo, hanyuma tuze kuganira ku bintu bigendanye n'imyambarire cyangwa se imyitwarire mu byerekeranye imyambaro. Ibintu nk'ibyo ngibyo turaza kugenda tubiganireho. Turifashisha rero ibyakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 15. Turahera ku murongo waho wa 11. Byakozwe n'intumwa ibice 15, umurongo waho wa 11 niho turi buze guhera. Nubwo ubonye umwanya uri nko mu rugo ukabona umwanya uhagije wahasoma hose byagufasha kurushaho. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 15, hanyuma dushatse reka duhere ku murongo wa 6. Dore ku murongo wa 6 dukomeze tuze gusoma kugira ngo muze kumva neza ikintu bita amahame akomoka hehe, biba byatewe n'iki, kugira ngo ayo mahame n'iki amahame afasha abakristo. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Umutwe w'amagambo uravanga inama yabereye i Yerusalemu. Inama ari yo kwiga amahame remezo itorero ry'icyo gihe ryagombaga kugenderaho. Reka twumve imyanzuro bafashe n'ikintu cyatumye iyo nama ibaho. Ngo intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Turaza kureba amagambo yari ahari yari bwoko ki. Niyo mpamvu nababwiye ngo mushaka mwasoma nimugera mu rugo mwahera ku murongo wa mbere y'icyo gice, ariko ndaza kuyabasobanurira muko turi buze kugenda twiga. Kandi nkuko nabivuze, umuntu ufite ikibazo araza kubaza. Ni ya gahunda nababwiye mu cyumweru gishize ya buri kwezi. Icyumweru cya nyuma tuzadufata igihe cyo kwiga ibintu abantu benshi baba confused, kugira ngo umuntu ajye yicara azi icyo bisobanuye. Uyu rero tugiye guhera ku kintu bigendanye n'imyambarire. Tugiye rero gusoma aho hantu habaye inama i Yerusalemu. Turebe iyo nama yari yatewe n'iki. Ngo intumwa n'abakuru bateranira kujya inama y'ayo magambo. Habaho imburanya nyinshi, maze Pawulo arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, muzi yuko kera Imana yantoranyije muri mwe kugira ngo akanwa kanjye aba ariko abanyamahanga bumvamo ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo, ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera. Nuko ni iki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro basokuruza batashoboye kwikorera, ndetse natwe nuko. Ahubwo twizera yuko abantu b'umwami Yesu ari ubuntu bw'umwami Yesu
aribwo buzadukiza nk'uko nabo bakizwa nabwo. Nk'uko nabo bazakizwa nabwo. Abahateraniye bose barahora bumva uko Barinaba na Pawulo babatekerereza ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati, bagabo bene data mu nyumve. Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga, kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo. Amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo, hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana ahasenyutse hayo, nyihagarike kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitirirwa izina ryanjye. Nuko Uwiteka avuga, niko Uwiteka avuga, ari we ukora ibyo byose. Abimenye uhereye kera kose. Nicyo gitumye ku bwanjye ntegeka ko tureka kurushya abo banyamahanga bahindukiriye Imana, ahubwo tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo, ibisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso, kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi no mu masabato yose. Imana yacu nishimwe. Tugeraho kuba mwumvise ibintu bari barimo muri iyo nama i Yerusalemu. Turagira ngo twibaze, iyi nama yari igamije iki? Niki cyari cyabaye? Yari cyabaye niki? Abisirayeli bari bafite imyumvire ko nta wundi muntu Imana yavugana nawe, nta wundi muntu Imana yakumva, nta wundi muntu Imana yakiza, ko n'agakiza kahawe Abisirayeli nta wundi muntu kareba. Noneho iyo myumvire ibacengeramwo, bajya no kwigisha bagatonya akarere bagomba kubwirizamo. Bakaba bafite akarere babwirizamo, bakaba badafite ahantu bajya. Kandi Imana yari yarababwiye ngo mugende mubwiriza abantu mu mahanga yose ubutumwa bwiza, abemera bose mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye, nanjye nzabana namwe kugeza ku mperuka y'isi. Hanyuma bo bakajya bihitiramo aho bajya kubwiriza, bagahitamo babwira ijambo ry'Imana, bakaba bagomba no guhitamo uwuzura umwuka n'utawuzura, nubwo atari bo bashinzwe kuwutanga. Noneho rero Imana ibona iyo myumvire iraciriritse, itangira kwisangira abantu mu mitima yabo, ikabuzuza umwuka wera, nta butumwa babwirijwe. Ari byo mpamvu batanze urugero, uyu mugabo Pawulo na Barinaba baravuze bati, muzi biherutse kuba kuri Petero ubwo yajyaga kwa Koroneliyo, abantu bakuzura umwuka. Muzi ko Koroneliyo yari umunyamahanga, yari yuzuye umwuka nyine, nta kundi byagenda, Imana yarawubahaye. Ati kandi mwibuke ko ibyo bintu byari byarahanuwe ko Imana izasana inzu ya Dawidi yari yarasenyutse, ikuzuza abantu bose ubuntu bwayo bakabona ineza y'Imana. Hanyuma rero inama yari yabaye kubera iki? Uko abantu bagiye babwirizwa ubutumwa bwiza, abanyamahanga nabo bagendaga runono bakumva iby'intumwa zivuga, bakabyizera, barangiza bagakizwa. Hanyuma bari bafite uburyo babayeho muri culture yabo. Urabona Abisirayeli bari bafite umuco umwe, bwari ubwoko bumwe bufite umuco umwe utandukanye n'imico y'ahandi, kandi ariko Imana yabategetse kubaho. None iyo mico umuntu ukijijwe wese bakamushyira mu myumvire ngo agomba guhita amera nkabo. Niba batarya ibi,
nabo ntibagomba kubirya. Ubwo hari n'ikibazo cyari gihari gikomeye aha, cyari cyo bita gukebwa. Ngira ngo murabizi Abisirayeli bari barahawe gukebwa biturutse kuri Aburahamu, nuko bahita bafata umwanzuro wo gukebwa. Noneho umuntu ukebwe akaba umwisirayeli. Noneho n'abatari Abisirayeli bakijijwe bumvise bafite imyumvire nk'iyabo, bashaka kugira umuco nk'uwabo, bahitaga bahabwa itegeko ryo gukebwa kugira ngo babe bujuje ubuziranenge. Hanyuma rero Imana iza kurenga ibyo bintu, yo itangira guhereza umwuka wera abanyamahanga batanakebwe, batanafite iyo myumvire, batigeze banabwirizwa ubutumwa bwiza. Noneho bibi bintu bikomeye, abantu bakuzura umwuka badakebwe, bakuzura umwuka wera badakurikiza amategeko y'Abisirayeli, nyine bibakajagari. Noneho baribaza bati uyu ni umwuka cyangwa n'ibindi bintu aba bantu bari kuzura. Noneho rero baravuga bati ibintu tugomba kwicara tukabyumva kimwe. Baragenda rero bicara mu nama i Yerusalemu, niho dusomye. Baribaza bati uyu mwuka wateye mu banyamahanga waturutse hehe? Petero abati ngewe ndafite ubuhamya uyu mwuka waturutse ku Mana. Ese gute? Jeweho nari nibereye mu rugo mbona impishuri w'ibintu, mbona Imana iri kunyereka igitambaro kivuye mu ijuru kiriho ibinyamaswa by'ubwoko bwose bizira tutemerewe kurya. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimbage kandi ndye. Ndabwajije kare kabera gatsindwa sinzarya ibintu byanduye bihumanye. Hanyuma mu gihe nkiri kubivuga, Imana irambwira ngo ni gute mfata ibintu Imana yejeje ikabyita ibihumanye. Hanyuma mu gihe nkiri kubitekerezaho, mbona delegation iturutse kwa Korneliyo iri kuza, mpishurirwa ko Imana hari icyo yakoze mu banyamahanga ari byishaka kumbwira. Ati ngeze kwa Korneliyo, mu gihe ntaragira n'ibyo mvuga, umwuka wera yagize gute aramanuka, abantu bose buzura umwuka wera kandi ari abanyamahanga badakebwe, nta n'ikintu kindi gikurikizwe. Bantekerereza ikintu cyababayeho, bati se byagenze gute? Bati Korneliyo yafashe umwanzuro wo gukorera Imana, abitegeka nawe mu rugo rwe bose, arakiranuka, agira ubuntu bwinshi, bituma marayika w'Imana aturuka mu ijuru kumuhamiriza ko ibikorwa byiwe byanejeje Imana, bikayikora ku mutima. Hanyuma Imana ibategeka kuza iwanjye kwa Petero kugira ngo njye kureba abo bantu ibintu Imana yabakoreye. Ati rero Imana yabikoze tutaranajyayo, ibikora tutarababwiriza, irangije ibuzuza umwuka wera. Ati rero mureke twe kubikoreza ibintu twasokuruza batabashije kwikorera, ngo tubashyireho imitwaro batabashije kwikorera, natwe ubwacu baratunaniye. Ahubwo turebe ikintu twakora n'iki kugira ngo duhuze ibyo dusenga n'ibyo dukora. Imana yacu nishimwe. Aho rero niho batangiye kubaka icyo bita iki doctrine, ibyo byo kuvuga ngo twakora iki, ko atari Abisirayeli, ko imico yabo itameze nk'imico yacu, ibyo barya bitameze nk'ibyo turya, ndetse barya bimwe na bimwe tutanemera. None aba bantu tuzakorana gute? Iyi Mana yabahaye umwuka wera yawubahaye gute? Ese iri juru tuzarijyanamo n'aba bantu gute tudahuje? Mana yacu nishimwe. Barangije baravuga bati rero twagombye kureba ikintu cy'ingenzi duhuriyeho. Ati ubuntu Imana yabutanze ku bantu bose idatoranije, kandi ubwo buntu nibwo bwabahesheje umwuka wera, kubera ko bizeye ubwo buntu bakizera Imana yabutanze. Bigaragara ko Imana itarobanura ku butoni, kubera Petero icyo gihe ajya kureba ba Korneliyo, yagiye mu mutwe we atanabyumva, atanabisobanukiwe, agenda afite n'umujinya, azi neza ko nahagera ari buze no gutongana. Ahageze aho ugasanga abantu barakijijwe, buzuye ubuntu bw'Imana, banuzura umwuka wera. Bamaze kuzura umwuka wera, Petero avuga ati none uyu munsi nibwo mbimenye neza. Ati menye neza ko Imana yacu dusenga itarobanura ku butoni, ngahubwo mu isi yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka wese, Imana igira gute? Iramwemera, ititaye ururimi avuga, ititaye umuco wiwe nuko ateye. Iyo yubashye Imana agakora ibyo gukiranuka, ibyo bihita bimuhereza icyangombwa cyo ko ari umwana w'Imana. Imana yacu nishimwe. Barangije rero baravuga bati none se ubu tuzafata ibintu byose bemera tubigenderaho kweri ntituzasanga tubushanije n'iby'Imana yemera? Barangije rero baravuga bati turebe ibintu bishobora kuba byazana agatotsi mu maso y'Imana, tuba ari byo tubategeka babyubahirize. Imana yacu nishimwe. Rero nanyababwire kubaka doctrine ni iki?
nuko tugomba kureba ibintu bitabangamiye Imana, hanyuma iby'imico n'imyumvire y'akarere ukomokamo nta kintu bitwaye Imana, nta n'ikintu biyigushijeho. Imana yacu nishimwe. Kandi rero iyo bavuze icyo bita imyemerere cyangwa se doctrine amahame y'amatorero, amahame agomba kuba agendeye mu muco w'akarere mutuyemo, hanyuma bakareba ibintu byo mu muco wanyu Imana bitahuza n'ijambo ry'Imana. Ni nabyo nabo bakoze, baravuze ati iby'imico yabo tubibarekere, bakumana umuco wabo, imyambarire, imirire, imikorere iguma ari yayindi, kubera ko bamaze kumenya ubuntu. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo guhereza umwuka wera umuntu utawukwiriye. Buriya ni nabyo bintu mugomba kumenya. Buriya mu makosa Imana itakora, kuko Imana ntijya inakora amakosa n'ubusanzwe. No kuvuga ngo ntishobora guhereza umuntu umwuka wera atawukwiriye. Umwuka wera iyo ubufite ni ikimenyetso cy'uko uri umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo ni nka permanent resident yo mu ijuru, ni umwuka wera. Ni ukuvuga ngo iyo umwuka wera ubuhawe green card yo mu ijuru. Ntabwo rero Imana ishobora kuguha umwuka wera itabanje kumenya ko ukwiriye. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu umwuka wera utandukanye n'umubatizo wo kwa pasiteri. Umubatizo wo kwa pasiteri bashaka kukubatiza uri umusambanyi, uri umujuru, uri umubeshyi, kubera ko bakurikije ubuhamya bw'ibyo wababwiye, ariko ntibarebye mu mutima. Ushobora kuba hari abantu benshi babatizwa, baza mu musengero kubatizwa, target ataragakiza, target ari ikintu bagendereye. Nk'umusore akaba yarabonye agakobwa keza muri uryo torero gakijijwe, akaba ati nzakabona gute? Umukobwa akamubwira ati utabanje ngo ubatizwe mu mazi menshi ukizwe, ntabwo naba umugore wawe. Umuhungu nawe akavuga ati kubera ko uriya mukobwa ntamushaka kandi ntamubona ntabatije, nzagenda ngizwe ubundi mbabwire ko nshaka no kubatizwa, ko ijambo ryancengeye. Umuntu akabatizwa adakijijwe, atizera, nta kintu na kimwe imbere y'Imana, kubera ko yishakira umugeni. Ariko umwuka wera ntabwo wamubona udakijijwe, kirazira. Ndakubwije ukuri, ushobora kubona umwuka wera utaranabatizwa, ariko Imana ntiyaguha umwuka wera utawukwiriye, kirazira. Wabatizwa utabikwiriye, wabwiriza utabikwiriye, waba pasiteri utabikwiriye, waba umubwiriza butumwa utabikwiriye, ariko ntiwakuzura umwuka utawukwiriye, kirazira. Nicyo kintu kimwe cyonyine udashobora kuronka mu rusengero utagikwiriye, kubera ko ntigitangwa na pasiteri, ntigitangwa n'umudiyakoni. Nta muntu wagusengera ngo ugifate utagikwiriye. Imana irakureba ikabona urakwiriye umwuka wera bitewe imyitwarire yawe, ikamuzana ikamuguhereza. Imana yacu nishimwe cyane. Hari n'igihe Imana iguha umwuka wera abantu bakabona utawukwiriye, kubera abantu bareba inyuma, ariko Imana ikareba hehe? Ikareba mu mutima. Imana yacu nishimwe. Ushobora kuba mwiza inyuma ukagaragaza n'umuco mwiza, ariko Imana iyo ikureba ahantu wiherereye nta bantu bakubona, igasanga ibyo abantu bakuzeho si byo yikubonaho. Imana yacu nishimwe. Abantu rero iyo bari gukora icyo bita amahame, bafata imico y'akarere batuyemo, bamara kuyifata bakareba ibintu byo muri iyo mico bibangamiye amategeko y'Imana, barangiza ibyo ngibyo bakabati ibingibi muzihangana ntituzabyemera, niba mushaka gukizwa mugomba kubikizwaho, hanyuma ibisigaye bakaba bati Imana izabasura. Niyo mpamvu bavuze ngo bigendeye mu nyigisho bazajya bagenda bigishwa buri masabato no buri materaniro, hari ibindi umwuka azabahishura uko bamaze kumubona, hanyuma bakaba bafata bimwe na bimwe babireka, ariko hari bimwe tutagomba kwemera ngo bazagumane. Niyo mpamvu yahise ababwira ngo mu bintu tutakemera yuko bagumana, aravuga ngo ahubwo tubandikire ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo. Ko bagiraga ibintu byo guterekera bafite ibintu by'ibishushanyo, barabate ibingibi ntibabikomezanya no gakiza no gukiranuka. Ni umuco mubi. Ibintu by'ibigirwamana n'ibintu bisengwa by'ibishushanyo bagiraga babihagarike uhereye uyu munsi. Hanyuma ibintu by'umuco w'ubusambanyi, ibintu byo kurya inyamaswa zinize, urumva bafata inyamaswa bakayiniga mpaka ishizemo umwuka, bati ibyo babireke. Hanyuma amaraso nayo, kurya amaraso, kurya itungo n'amaraso babihagarike. Nibarangiza
ngo kuko uhereye kera kose Mose afite imidugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi no mu masabato yose. No kuvuga ngo rero ibyo ngibyo nibyo babandikiye, bababwira ngo ibyo babihagarike. Mana yacu nishimwe. Babubatse doctrine y'iki ya mbere kugira ngo babashe kubana n'abantu badahuje iki imico. Doctrine ihuza umuco wawe n'ubundi tukareba ibintu dushobora kugumana, tukareba n'ibyo dushobora gukuramo, hanyuma tukareba ibintu bidafite bisobanyije n'umurongo Imana ngenderwaho w'ijambo ry'Imana. Ibyo bikaba nta yandi mahitamo usibye kubireka. Imana yacu nishimwe. Tugaruke rero noneho nagira ngo mwumve ikintu aho doctrine zituruka n'uburyo zubakwa. Urumva ko hano hari hajemo abantu badahuje imico. Kubera ikibazo cyari cyahabaye ahangaha ntabwo ari umwuka wera, ntabwo ari agakiza. Ikibazo cyari cyabaye n'umuco. Imico abantu bafite yego buzuye umwuka wera ariko ntiduhuje. Barabanenaga. Ntiwagomba kwinjira nuze na Petero yaravuze ati kirazira konjya kwa Kornelio. Ari abapagani sinjyayo. Mane ati ni gute bita abapagani kandi amaze kuba umwuka wera? Apfa kugenda. Agenda kuko Imana imushyizeho agahato, ariko nta kindi cyamubuzaga kujyayo nuko imico n'imyumvire yabo itandukanye. Mana yacu nishimwe. Noneho rero tuze kureba noneho agakiza twakakiriye ryari, mu kahe karere, mu buhe muco, mu buhe buzima. Mana yacu nishimwe. Iri itorero rya Pentecote twese abenshi duturukamo cyangwa se iry'abagatulika abandi nabo bagenda baturukamo, buri bose bari bafite abamisiyoneri cyangwa se abantu bakomoka mu bihugu by'abazungu babazaniye ubutumwa bwiza, babasanga hari ukuntu bari basanzwe babayeho. Mana yacu nishimwe. Iwacu twari dufite uburyo tubayeho, imyambarire yacu, imyumvire yacu n'imikorere yacu. Bahageze rero ntibagombaga kutubuza ngo badushyiremo imyumvire yabo n'imikorere yabo n'imigenzereze yabo. Batugumishije mu muco wacu, uko twari tumeze, uko twambaraga, uko twari tubayeho, nuko nguko baturetse ngo tugume. Hanyuma rero agakiza kamaze kuza, ubwo ndahera nko ku byerekeranye tugendeye nko ku bantu bambaje batese gusuka, ibintu byo gutobora amatwi, ibintu byo kwambara amapantaro n'iki byose ku badamu, ibyo bintu n'imikufe n'iki bituruka hehe? Hanyuma kubera ko icyo gihe ubutumwa buza, ibyo ntibyahabaga. Nta byari bihari, nta gusuka, nta maherena, nta mapantaro, nta matatu, ntaki. Ibyo ntibyari bihari kubera yuko mu muco wacu, muri karande kacu, mu myumvire yacu niko byari bimeze. Twari dufite umuco wacu, uko twambara, uko dusa, uko tumeze, nuko abaturanyi bacu bameze. Nuko ngo ntitwari kuzana ibintu tutazi kuko ntitwigeze tubikuriramo. Hanyuma rero muri doctrine bubatse icyo gihe habayeho nyine kuguma uko bari bameze icyo gihe, gusa uko basaga icyo gihe baguma muri uwo muco. Hanyuma rero ko igihe kigenda gitera imbere, abantu bava hano bimuka bajya ahandi, bava hano bimuka bajya ahandi, abandi nabo baza bavuye iyo ngiyo, haza kubonekamwo yuko umuntu ashobora kugenda ameze uko yagaruka akagaruka yasutse, umuntu ashobora kugenda ameze uko yagaruka akagaruka amaherena yarashyizeho. Noneho biba akarere kose karafatwa. Abantu bose batuye mu bihugu twagiye dukomokamo, ibintu by'amaherena biba birahaje, ibintu byo gusuka biba biraje, ibintu byo kwambara amapantaro ku bamama biba biraje. Hanyuma amatora amwe n'amwe aravuga reka ibi bintu bitandukanye n'ibyo twizera. Hanyuma bahita rero bakora doctrine itari ihari, kuko urumva doctrine izanwa n'impinduka zabaye mu bantu. Mana yacu nishimwe. Urabona akaba Abisirayeli nta nama yari yarigeze ibaho yo kwibaza ku bantu uburyo bakwiye kumera nuko bakwiye kwitwara, kuko nta wundi wo mu wundi muco wari ubarimo, bari Abisirayeli gusa. Nukuvuga ngo umuco w'Abisirayeli wari uwo, nta kindi kintu bari bazi. Noneho bagiye babona abantu bari kuzura umwuka wera kandi badafite imico imeze nk'iyabo. Noneho baribaza ati gute abantu buzura umwuka wera bameze gutya, bambara gutya, basokoza gutya, basuka. Mana irangira babwira ati ngewe kuki wita ibintu ko bihumanye kandi njye naramaze kubihumanura. Imana yacu nishimwe. Noneho rero baribaza ati tuzabana nabyo gute
mu itorero, hanyuma abisirayeli bene data twabwirije ubutumwa bwiza babyemere gute? Nibwo rero bahise bajya i Yerusalemu gukora inama bamaze kuyikora barabata ibintu bibangamiye ijambo ry'Imana, ibintu bibangamiye imyizerere yacu, tuba ari byo dukura mu murongo, hanyuma iby'imico yabo bagire gute babyisigaranire. Imana yacu nishimwe. Hari ahantu Paulo yavuze ku byerekeranye Timoteyo nawe yari umunyamahanga, aravuga ati rero Timoteyo mwana wanjye, kubera ko abisirayeli abanyamahumuko n'amatiku, ngiye kugukeba kuko mfite gahunda yo kuzabwiriza ubutumwa ahantu henshi n'abisirayeli kugira ngo uzojye ubabwira ubutumwa bwiza bakwemere. Ariko kugukeba ngiye kugukeba ntabwo ariko gakiza ngo gakiza usanzwe ugafite, ndi kugira ngo ntange amahoro mu bisirayeli, bazabona uri kubwiriza ubutumwa bwiza, bazamenye ko ukebwe utari umunyamahanga gusa udakebwe, ahubwo bazamenye ko wujuje amategeko abisirayeli bategekwa. Imana yacu nishimwe. Avuga ngo nakebye Timoteyo atari ukubera ko ngira ngakizwe neza, ahubwo naruko hari kugira ngo inyigisho azajya abwiriza bajye bazumva badafite ikintu bamuciraho urubanza. Imana yacu nishimwe. Hanyuma rero tugarutse iwacu no kubyerekeranye n'imyambarire, ndagira ngo twibaze ibintu byo gusuka, ibintu byo kwambara amapantaro, ibintu byo ibindi bajya bibazaho, ibintu by'amaherena n'iki byose. Ese ibi bintu Imana ibivugaho iki? Ese ibi bintu bibaho cyangwa ni ibintu byadutse? Imana yacu nishimwe cyane. Ibi yo ndi kubyigisha ntabwo nshaka kugira ngo mwumve ko ndi kubakuramo imyemerere mufite cyangwa imyizerere mufite, ahubwo ndi kugira ngo mbabwire ngo iki kintu ni icyaha cyangwa se si icyaha, wagikora utagikora. Ko ari abantu n'ubu ngubu naho ngaho mu matorero bavuga ngo ntugasuke, ntukambare ipantaro. Ntabwo abakristo bose nubwo baza ku cyumweru bateze ibitambaro, ntabwo mu rugo ariko baba bameze. Hari abasuka, hari abagenda bakanipima bagashyiraho n'utwo tuntu two ku minwa, hari abagenda bakashyiraho n'izo ngohe bakajya kuri miruwari bakifotora bakabona byaryoshye, ariko kubera ko babibabujije bakajya mu rusengero babikuyeho, ariko mu mitima yabo bibarimo. Imana yacu nishimwe. Aho kugira ngo rero ukizwe gutyo wabishyiraho ukaza no mu materaniro. Imana yacu nishimwe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo ibyo mukora mujya mubikora muhamanya n'umutima wanyu, mudabikora kubera yuko umuntu abibashyizeho itegeko, kubera ko Imana itabibategetse. Imana yacu nishimwe. Ibintu mbabwira ngo ntimugakore nibyo nzi neza ko bizabagiraho ingaruka impande izavuga mutazabyinjirana mu ijuru, ariko ibintu bitatuma ujya mu ijuru nakubwiza ukuri uko bimeze, ariko nkakubwira ngo ibi nanjye bimwe simbikunda nubwo atari icyaha. Imana yacu nitugirire neza. Yego nababwiye kandi umuntu uzajya ufite ikibazo ajya abaza uko ni ya gahunda twatangiye. Ubuho rwose ufite ikibazo wabaza. Nibyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero. Tugiye gusoma kuko uyu munsi turashaka kureba se kwambara bihurira hehe, imyambarire umuntu afite ihurira hehe n'agakiza, ihurira hehe n'ubutumwa bwiza. Tugiye rero kwifashisha, ubundi iyo ushaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana, ibintu ugomba kwifashisha ni ibintu bitandatu. Icya mbere ugomba kumenya ibintu byavuzwe nandi. Iyi Bibiliya ubona namwe mbabwira ntabwo ibintu byose birimo ari Imana yabivuze. Hari ibintu byavuzwe n'abantu, hari ibintu byavuzwe n'abahanuzi ku giti cyabo atari Imana ibibatumye, hari n'ibintu Imana yavugiye mu bahanuzi barabivuga, hari ibintu byavuzwe n'indogobe, hari ibintu byavuzwe na Satani. Murabizi ko Satani nawe muri Bibiliya hari amagambo yiwe arimo yavuzwe na Satani. Hari ikiganiro Satani yagiranye na Yesu, ibyo ni ibintu murabizi. Hari ikiganiro Satani yagiranye na Eva, ibyo ni ibintu murabizi, nabyo biranditse hano. Hari indogobe ya Baramu yavuze, hari muri Bibiliya muzagenda mubonamo ibintu byinshi. Imana yacu nishimwe. Hari naho nasomye ibiti byakoze inama biri gushaka umuyobozi, naho harari muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo rero aha harimo amagambo menshi, ariko kugira ngo rero usobanukirwe neza ijambo ry'Imana uri gusoma, ni ibintu bitandatu ugomba kwitaho. Ikintu cya mbere, ninde wavuze iri jambo ndi gusoma? Yarivuze kubwe cyangwa yari yatumwe n'Imana? Hanyuma icyo ni kiri mu bintu. Icya mbere ni ukumenya umuntu warivuze, hanyuma
ukamenya n'uwari wamutumye. Cya kabiri. Icya gatatu, yarivuze ryari, hari mu buhe mwaka, hanyuma yaribwiraga abandi. Ibyo ni ibintu mugomba kuvuga ngo iryo jambo ryavuzwe nande, yarivuze kubwe cyangwa yari yatumwe. Hanyuma yabwiraga abandi mu buhe mwaka, ni ukuvuga ngo igihe cye, kuko ibintu byavuzwe mu itangiriro bitandukanye n'ibyavuzwe mu isezerano rishya, nubwo byose bihuriza hamwe, kuko ibya kera byari ubuhanuzi, hanyuma mu isezerano rishya byari gusohora k'ubuhanuzi. Hanyuma niyo mpamvu ugomba kumenya byavuzwe ryari, hanyuma ukongera ukamenya byavuzwe nande, atumwe nande. Hanyuma ikindi kintu ugomba kumenya, icyo gihe babivuga hari habaye iki, ni iki kintu cyari cyabaye, iryo jambo ryaje kubera iki, hari habaye iki. Hanyuma ikindi kintu ugomba kumenya ni ukumenya ngo icyo kintu cyari cyabaye, noneho iryo jambo ryaje kugira ngo rikore iki, rihindura iki muri ibyo bintu byari byabaye. Mana yacu nishimwe. Ibyo bintu utarabifata ngo usome uri gutekereza ibyo bintu, bituma uvangavanga ibintu ukabisobanura nabi, cyangwa se ukabyumva uko bitari. Mana yacu nishimwe. Hari amagambo aba yaravuzwe ari personal. Tuvuge niba bavuze bati ngiye kubwira ibi bintu ndabibwira mama Byemfe niwe nyirabyo, hanyuma nawe uyu munsi ugahita ushaka kubyapurayinga ku buzima bwawe, wabikora ku giti cyawe, ariko ntabwo niba barabibwiye mama Byemfe bitandukanye n'ibyo wowe uri kubwirwa uyu munsi. Mana yacu nishimwe. Niyo mpamvu ugomba kumenya abo babibwiraga, impamvu babibabwiraga, n'ikintu cyari cyabaye. Mana yacu nishimwe. Hanyuma n'igihe babibabwiraga hari ryari. Imana yacu nishimwe. Ubwo rero byo biradufasha kugira ngo twumve aho tugiye gusoma. Tugiye kubanza dusome ijambo riri muri Yesaya ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 24. Aho ngaho turahareba abantu bari bafite imyambarire bari basanzwe bambara, abantu bari basokoje nkuko bari basanzwe basokoza. Hanyuma tuze kureba icyo Imana yabivuzeho. Hanyuma Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 24. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Yesaya ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 24. Reka dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo, kandi Uwiteka aravuga ati, bakobwa b'i Siyoni. Aravuga ngo abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi, barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Ahantu utu tuntu mutwumve twose, ntagira akantu na kamwe musimbuka muri utu tuntu. Uvuze Yesaya 43. Yesaya 3 ibice 3, ibice 3 bya Yesaya, umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 24. Aha iyo bavuze abakobwa b'i Siyoni, baba iri jambo ririmo ibintu bibiri. Hari igihe baba bavuze ubwoko bw'Abisirayeli muri rusange, cyangwa bari kubwira abakobwa nyabakobwa, igitsina gore. Noneho rero bakobwa b'i Siyoni, dusubira mu 16 turavuga ngo, kandi Uwiteka aravuga ati, abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi, barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Uwo munsi Uwiteka azabambura ibitega. Turi kuvuga ibyo bambaraga, mwumve ibyo bambara bari basanzwe bambara, noneho mwumve n'ingaruka bagize, ariko turebe zitewe n'iki. Ngo kuri uwo munsi Uwiteka azabambura ibitega. Ubutega ndibaza ni ibintu bimwe bikoreshwa n'abadamu bigendanye n'imiringa, n'ibintu bambara by'imitako. Ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi, n'imitako y'ibitare, n'imishunzi, n'imitamirizo, n'imikufi yo ku mazuru, n'imyeko
n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru n'imyambaro n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo n'indorerwamo n'igitare cyiza n'ibitambaro byo mu mitwe n'imyenda bitwikiriye, maze mu cyimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko, mu cyimbo cy'umweko hazaba umugozi, ahabaga umusatsi utsibye hazaba uruhara, mu cyimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira, ahari ubwiza hazaba inkovu. Imana yacu biturinde. Noneho rero tugiye ahangaha turi ku kintu bita iki? Imyambaro. Mwumvise imyambaro bambaraga mbere uko yari imeze. Amena. Nta kibazo, iyi myambaro yari ifitanye n'iki? N'Imana. Kugeza ubwo haje iki kintu twasomye ku murongo wa 16. Ni ukuvuga ngo bari basanzwe bambaye iyo myambaro yose uko tuyisomye hariya, nta n'ikibazo Imana yari yifiteho. Hanyuma igihe kiragera baza kuyihindura ikindi kintu, bahita bakoramo akantu bise ngo ubwibone, kandi bagenda bashinze amajosi barebana amaso y'ubuhehesi. Ubuhehesi ni ijambo rifitanye isano n'ubusambanyi. Guheheta ni ukuba ukora ibintu ugambiriye kugira ngo ureshye umuntu uri hariya mu buryo bw'ubusambanyi utari ubifite mu mutima, umureheshe imyitwarire n'imirebere yawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo bafite ubwibone ngo kandi bagenda bashinze amajosi ngo barebana amaso y'ubuhehesi, ngo bagenda bakimbagirana bacinya inzogera. Bari bafite bari barakoze n'agasisteme ko gushyiraho inzogera ku maguru kugira ngo nibanyura ahantu byarababazaga kubona batambuka abantu ntibabarebe, n'ukuntu bashinze akajosi, n'ukuntu bari kugenda bari abaheheza. No bahita bakora n'akandi kantu bongeraho n'inzogera, bati nitugera ahantu akazogera kakavuga abantu bose bajye bahindukira. Nta kintu byari bitwaye batarazana iby'inzogera. Inzogera zazanwe n'iki? Zazanwe n'uko bagendaga abantu batabareba. Noneho barashaka ko abantu babareba, kandi ikibazo bafite barafite ubuhehesi. Noneho ubwo buhehesi n'amaso agenda heheta, noneho bashyizeho n'inzogera. Urumva ko umushinga w'imyambaro bari bambaye ntabwo ukiri wo kwambara bahisha ubwambure, ahubwo ni ukugira ngo bahereshye abantu babateze uburaya. Mana yacu nitugirire neza. Mana rero birebye ibwira Yesaya ati burya abakobwa b'Isiyoni imyambaro bayihinduye ukundi kuntu. Birya mwajyaga mubona mu materaniro bateranye baberewe, byahinduye isura buri bakura mu babona mu mitima yabo siko bigize gute, siko bimeze. Kuriya kugenda barembuza bakanaguzwa baheta, bafite uburaya mu mitima yabo, bafite ingeso mbi z'ubwibone. Mugendo babwire ko ngiye guhindura iyo myenda bambara nkayihindura ibigunira, ibyari imiringa n'ibintu biteye ubwuzu byose nkabihindura amafuti. Mana yacu nishimwe. Imana yababwira ati ngiye kuza ibyo bintu mugenda mwiratana, iyo misatsi mugenda mwateretse, ati mu cyimbo cy'umusatsi utsitse, umusatsi mwinshi mu mutwe wanyu nzawogosha ku ruhara rusa, iyo misatsi ndebe icyo muzagenda mwererekana muhehetana. Ati iyo myenda mwambara ibabereye y'imirimbo imeze neza, nzayibambura mujye mugenda mwambare ibigunira gusa, ibigunira, tuzarebe ko ubwo buhehese muzabukomeza. Hanyuma rero Yesaya abwira abo bantu ubwo butumwa bwiza. Ariko nkuko mubyumvise, nta kibazo Imana ifitanye n'imyenda bambaye, nta kintu Imana ifitanye n'ibibazo by'amaherena bafite, nta kibazo ifitanye n'imyenda ihenze bambaye, ahubwo ibintu batangiye gukora bitwaje iyo myambaro. Nicyo kintu Imana yahise irebera iravuga ati Yesaya we, ba bakobwa barahindutse, ntabwo bakiri kwa kundi wari ubazi. Ya myenda yabateye ubwibone, ubu noneho bashyizeho n'inzogera, bagenda baheheta n'amaso yabo, bagenda bagaragaza ubuhehesi mu maso yabo. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma Yesaya abwirwa ibyo bintu. Aha hantu ngira ngo murabona ko nta kintu Imana yari ifite, nta kibazo Imana yari ifitanye n'imyenda, nta kintu Imana yari ifitanye, nta kibazo Imana yari ifitanye n'amaherena bambaye,
nta kintu Imana yari ifitanye n'ibitambaro cyangwa n'imisatsi bari baraboshye, ariko ikibazo cyaje ryari igihe bya bintu babyambaye bagahita babyubakamo n'ikintu bita ubwibone. Imana yacu nitugirire neza. Ni ukuvuga ngo abo bantu rero babagiranye ikibazo n'Imana kidaturutse ku myenda, ahubwo giturutse mu mitima yabo. Ni ukuvuga ngo rero umwenda wambaye iyo uwufatanije n'ibiri mu mutima wawe ushobora kunezeza Imana cyangwa se ukababaza Imana, kuko Imana ireba ikintu kiri behind y'ibyo wambaye. Twebwe tukareba ibyo wambaye gusa, tutagize ikindi kintu tureberaho. Duhita tujajinga ibyo wambaye, mu mutima Imana niyo isigarana nabyo. Ariko noneho ugatekereza uyu mwenda wawudoze wawambaye ufite mu mutima wawe ufite umushinga wuhe wo kunezeza Imana cyangwa ubwibone. Imana yacu nitugire neza. Wo guhisha ubwambure bwawe cyangwa wo kugenda uvuza inzogera mu muhanda ngo abantu bakurebe. Imana yacu nitugirire neza. Aho rero iyo wambaye kubw'iyo mpamvu bihita bizana ikibazo. Imana yacu nishimwe. Niyo mpamvu Imana Yesaya ntiyari bwakabibone. Kubera iki? Imyambaro yari ikiri yayindi, barazaga bameze kwa kundi, noneho n'amaso ntiyigeze abyitaho. Ariko Imana ibwira Yesaya tuzajya ureba ijisho ryabo, urebe ukuntu barerembuza ubwiso. Basigaye bafite ubuhehesi buteye ubwoba, niyo barebye nyine mu maso bibabonamo. Imana yacu nishimwe. Reka twongere dusome ijambo riri muri twongere dusome ijambo riri mu Migani kugira ngo twumve aho byaturutse. Riri mu Migani ibice 31 umurongo wa 25. Mwumve umwambaro Uwiteka Imana areba kurusha iyo yindi. Uyu ni umugabo bita Salomo wanditse imigani, hanyuma avuga ku byerekeranye n'imyambaro cyane cyane. Ubundi ijambo ry'Imana abadamu nibo bamye bafite ibibazo mu myambarire uhereye na kera kose. Abagabo nta kibazo dufite, turabakiranutse tujya mu ijuru. Ibibazo byose byadutse ku byerekeranye n'imyambaro byagiye bituruka ku badamu. Biturutse kuki? Reka tukirebe. Heruka kubitaho inzogera ngo abantu barangaye. Ntabyumvise ko twabyisomeye. Imigani ibice 31 umurongo wawo wa 25. N'umurongo wa 25 wonyene niwo tugiye gusoma. Haravuga ngo 31 umurongo wa 25. Haravuga ngo imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba agiseka atacyitayeho. No kwanga imbaraga n'icyubahiro niyo myambaro ye. No kwanga mu bintu byambere ugomba kwambara ibintu bikubahishije. Ukambara icyo ukumva ko ibintu ukoze uri kugira ngo wiyubahe, hanyuma abandi nabo bakubahe. None niba uri gutekereza ibyo ugiye kwambara rero, reba ibintu biri buze kuzana icyubahiro kuri wowe bikanubaha Imana. Imana yacu nishimwe. We kwambara kugira ngo urangaze abantu, ahubwo wambare kugira ngo wiyubahishe kandi ubahishe n'Imana. Imana yacu nishimwe. Abango kuko ukoze ibintu nk'ibyo ngo igihe kizaza ngo uzaba ugiseka utagira ikintu wikekaho. Uzaba nta bintu nta hantu uzicuza ngo ibintu nambaraga ngo byanteye ibi byatumye gutya, kubera ko watekereje icyubahiro cyawe n'agaciro wihereza mbere yo kujya kudodesha uwo mwenda ugiye kudodesha. Imana yacu nishimwe. Noneho reka turebe imyambaro. Turebye kuko ijambo ry'Imana hari ahantu ryavuze ku myambaro. Iravuga ngo umugabo ntakambara imyenda y'abagore n'umugore ntakambara imyenda y'abagabo. Hanyuma rero abantu duhita dufata mu mutwe ngo buriya nta mugore ukwiye kwambara ipantaro, nta mugabo ukwiye kwambara ikanzu. Ariko nagira ngo mbanze mbasobanurire mbere y'ibindi byose. Useye ko Yesu ari Imana akaba amenya byose. Uwahamagara Mose, uwahamagara Pawulo, wazana Petero hano, ntabwo ikintu bita ipantaro yakimenya. Yahita atungurwa no kubona abantu bambara amapantaro. Ntabyo azi, nta naho yabibonye. Ipantaro n'ibintu byadutse vuba aha ngaha. Imana yacu nishimwe. Rero iyo bavuze ngo umugore ntakambara imyenda y'umugabo, umugore ntakambara imyenda y'umugore,
umugabo ntakambara imyenda y'umugore. Ahangaha ntabwo bari kuvuga ipantaro, ahangaha ntibari kuvuga ikabutura, ahangaha ntibari kuvuga ibitenge n'amakanzu. Ibyo bintu kuko umugabo bita Pawulo bamuzanye hano ntiyamenye ikintu bita ipantaro icyo ari cyo. Banamubwiye ikoti na karuvati, ntabyo azi, nta hantu yabibonye. Na Yesu ubwe mu myambaro bagabanye, Yesu burya ngo bamaze kumwambara bamwambuye imyenda, ngo hanyuma bafata umwambaro barayigabana, babonye ikanzu batese uduki ikanzu nayo yari yiyambariye ikanzu. Nta pantaro Yesu azi. Yesu azi ipantaro uko azi byose, arabonaho igihe kigeze. Uyu munsi arabona ko hari ipantaro. Niyo mpamvu nababwiye iyo bari kubaka doctrine ugomba kumenya igihe ukamenya n'ahantu. Mana yacu nishimwe. Ntabwo wajya kuvuga ipantaro ngo uyibwire Mose, ntayazi. Ntiwajya kuvuga ipantaro ngo uyibwire Aburahamu, ntabwo ayizi. Ntabwo wavuga ipantaro ngo uyibwire Petero, reka ntayazi. Nuvuga karuvati, ntayazi. Rero nushaka kuvuga imyambaro ntuzasome Bibiliya ubuza abantu kwambara ipantaro, reka nta hantu uzabisoma, nta hantu ipantaro iri muri Bibiliya. Nuvuga ikanzu uyibuza abagabo uzasanga uri kubeshya. Mana yacu nishimwe. Niyo mpamvu ikintu cyose cyitwa umwenda ni ikintu kigufasha guhisha iki ubwambure bwawe setu. Ntabwo ari ipantaro, ntabwo ari ikoti, ntabwo ari ikanzu. Ni ikintu icyo ari cyo cyose ugomba gukoresha ijambo twasomye mu Migani ngo umwambaro nyamwambaro ni umwambaro wo kubahisha umuntu, ukabanza ukiyubahisha. Hanyuma iby'ipantaro ni koti ni ibintu byaje bitewe n'igihe tugezemo uyu munsi. Mana yacu nishimwe. Uyu munsi rero nta umuntu waza kukubwira doctrine akakubwira ngo ipantaro ntugashyiremwo ngo kubera ko itandukanye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga ngo hari imyenda y'abagabo n'imyenda y'abagore. Icyo bashakaga kuvuga icyo gihe, imyenda y'icyo gihe yari idoze mu buryo butandukanye. Hari indodo zitandukanye, indodesho zitandukanye, iy'abagore bambaraga n'iy'abagabo bambaraga, ariko byose byitwa iki? Ikanzu. Nta pantaro icyo gihe hari, nta kabutura, nta sutiya, nta mishanana, nta mabaze, bose twari amakanzu. Mana yacu nishimwe. Ndetse n'umwitero nawo muwushyireho. N'abagabo bariteraga bagakubitaho umwitero. Ngira ngo muribuka umugabo biteri yazamutse mu kirere, yahise umwitero we wahise umanuka ugwa hasi. Niwo umugabo bita Elisa yatoye. Mana yacu ishimwe. Amen. Kugira ngo twihute rero kadusome ku ijambo amagambo abiri ahantu dusoma muri Petero no muri Timoteyo kugira ngo twumve. Naho iyi ngiryo hari ijambo tutari busome, ariko nimubona umwanya wo zarisomere mu Gutegeka kwa 2 ibice 22:5. Ni nk'Imana yabwiye Abisirayeli ngo ntimukambare imyenda, abagabo ntibakambare imyenda y'abagabo, abagore nabo ntibakambare imyenda y'abagabo. Icyabiteraga kwari kugira ngo bice umwuka wari uri kugututumba uza w'ubuhehesi bw'abageyi n'abalesbiyani. Ashaka kuvuga ko genda igomba kubahwa, umugabo akaba umugabo, umugore nawe akaba umugore. Ntabwo ari imyambaro yo kuvuga ngo ni ikanzu n'ipantaro, oya. Noneho tujye muri Petero rero wa mbere, igitabo cya mbere cya Petero, twihuse cyane amasaha aragiye. Igice cya mbere umurongo wa 3, Petero, igitabo cya mbere cya Petero ibice 3 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Turasoma na Timoteyo, igitabo cya Paulo yandikiye Timoteyo urwandiko rwa mbere ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Impamvu nshaka kugira ngo dusoreze kwa aya magambo nuko ariho amadoctrine menshi abuza abantu kwambara ibingo no kukorera ariho bayakuye. Turebe icyatumye bayazana, hanyuma tumenye uko bimeze. Muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Reka dusome izina rya Kristo Yesu. Harabanga umurimbo wanyu we kuba inyuma, uw'inyuma. Ijambo ry'umutwe risomere inshingano y'abagabo n'abagore. Mari guhumugisha. Amen. Inshingano y'abagabo n'abagore turi kugenda no kubyerekeranye n'imyambarire. Aha haravuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha imisatsi, cyangwa uwo kwambara izahabu, cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima, umurimbo utangirika
w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagakundira abagabo babo. Imana yacu ishimwe cyane. Dukomeze dusome n'irikurikiyeho rimeze nk'iryo. Muri Bibiliya ni abantu babiri bonyine bavuze ku bigendanye n'imyambarire, ni nabo bonyine babiri amatorero yose ahakana imyambarire agenderaho. Ariko turebe ikintu cyatumye babivuga. Tugere no muri Timoteyo, ibyo Pawulo yabwiye Timoteyo mu bice bibiri, urwandiko rwa mbere ibice bibiri umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo Pawulo yamwandikiye ibice bibiri umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Haravuga ngo ku murongo wa 9 ngo kandi abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda kandi batirimbisha kuboha imisatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi, ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Imana yacu nishimwe. Amen. Kubera ko amasaha yagiye, reka duhita dusomera rimwe iri jambo riri muri Ezekiyeli. Turashaka kureba umuntu noneho wambitswe n'Imana kugira ngo tuze kusoma ibi ngibi tubyumva neza. Turashaka kureba umuntu wambitswe n'Imana, niyo yamwambitse. Uyu Ezekiyeli agiye kutubwira Imana yaragiye imushakira imyenda, imusanze yambaye ubusa busa, imuzanira imyenda iramwambika. Tugiye kureba Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Uyu muntu tugiye gusoma ni Imana yamuzaniye imyenda ihereye ku wo hasi kugera ku wo hejuru. Turebe ibyo Imana yamwambitse. 16 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Haravuga ngo nkurimbisha. Uwo ni ukurimbisha ni Imana. Ahangaha turi kuvuga ngo nkurimbisha iby'umurimbo kandi nkwambika ibitare by'izahabu. Aha mwibuke Pawulo yamaze kubanga imyenda ihenze kirazira, ari naho bagendera. Tugiye kureba Imana yambitse, none turebe ibyo yamwambitse. Amen. Ngo nuko ngo nkurimbisha iby'umurimbo ngo kandi nkwambika ibitare by'izahabu ku maboko n'umukufi mu ijosi ryawe, kandi inshyira impeta ku zuru ryawe n'impeta zo ku matwi n'ikamba ryiza ku mutwe wawe. Uko niko warimbishijwe izahabu n'ifeza, kandi imyambaro yawe yari ibitare byiza na hariri n'amabara iteye ibika. Wajyaga urya iby'ifu y'ingezi n'ubuki n'amavuta ya elayo, kandi wari ufite uburanga buhebuje, urahirwa ndetse umera nk'umwamikazi. Imana yacu nishimwe. Uyu ni Imana imwambitse, ntabwo ari Pawulo, ntabwo ari nyina wamubyaye, ntabwo ari sekuru, ntabwo ari girlfriend. Uyu Imana ni imuzaniye imyambaro irayimwambika. Ni ukuvuga ngo niba iyi myambaro yose Imana yarayambitse uyu muntu, bishaka kuvuga ngo umuntu wayambaye agakiranuka nta kizamubuza kujya mu ijuru. Ni ukuvuga ngo dushatse kwambara rero twahita dusoma muri Ezekiyeli tugashingira ku byo Imana yambitse umuntu, tugahita tubitagatifuza tukavuga ngo nta cyaha tubibonaho. Imana yacu nishimwe. Ariko noneho impamvu byambaye ni iyihe? Twabibonye muri Yesaya, abantu bari babyambaye nta kibazo bari bafitanye n'Imana, bakubitaho inzogera kugira ngo bajye bagenda bahamiriza abantu bagire gute babarebe. Uwo muntu arabyambaye, nta kintu byari bitwaye Imana, ariko ingaruka agize ni umushinga bikozemo. Imana yacu nitubabarire cyane. Aha ibi ndi kuvuga sindi kubatoza ngo mu byambare. Amen. Kuko harimo bimwe ngewe ntanemera, ariko atari kuvuga ngo ni icyaha. Nibyo bya bintu nababwiye bita doctrine, kuko doctrine igendera ku muco w'akarere ukomokamo. Imana yacu nishimwe. Ariko murabona umuntu Imana yabyambitse irangije iravuga ngo wari uberewe ngo icyo gihe nkureba nkabona urumuki umwamikazi. Imana yacu nishimwe. Umuntu kwanga uyu muntu nta rubanza afitanye n'Imana kugeza uyu munsi. Ariko tuze kureba
byagize ingaruka ki kuri uyu muntu? Niba zihari nazo muzazisome, muzasome Ezekiyeli, mufite Bibiliya mwese. Amasaha yagiye mwakabyara. Noneho kubera ko amasaha yagiye, muzasome mu itangiriro ibice mwitangiriro bice 24 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 53. Hari umugabo bita hari umukobwa bita Rebeka, umugaragu wa Aburahamu agiye kumusabira. Yagiye ajyanye ibyo bintu tumaze gusoma aha ngaha, abijyanye yiteguye kubyambika wa mukobwa wiwe yari yarambagije. Bishaka kuvuga ngo rero ibi bintu Paulo na Petero bavuze ngo ntimukirimbishe imikufe, ntimukirimbishe gusuka imisatsi, ntimukirimbishe kugira gute, byari byaraturutse hehe? Ni byabandi bagenda bambaye inzogera, bakubitagaho barangiza bakagenda bambaye inzogera, baba bateza akajagari mu rusengero. Noneho abantu bakibeshya ko imyambarire bambaye isa nuko mu mitima yabo bameze. Araje arababwira ati bikirazira kikaziririzwa. Ntabwo Imana ireba ibyo ngibyo mwaje muhamiriza, ati ahubwo nimushaka gukizwa neza mwambike imitima yanyu, kuko ni Imana ireba. Imana yacu nishimwe. Ntabwo yigeze avuga ngo ntimukambare ibyo, ntimukaze mwambaye ibyo, ahubwo yarababwiye ngo ibyo si byo Imana ireba. Ntimuzibwire ko kwambara ibyo ngibyo ari byo byabateye gukizwa. Umwanya mumara muri kubyisiga no kubyishyiraho ko ari byo bibazanira agakiza, ahubwo mwararindagiye. Imana ntabwo ari ibyo ireba. Ibyo ni ibintu bihisha umubiri gusa, ubwambure, ibindi nta birenze hirya. Ikintu gifite akamaro Imana ireba, ari nabyo mwabakwiye kuza hano mu rusengero muzanye, ni umutima utunganye utabacira urubanza. Imana yacu nishimye. Rero sinzi niba hari umuntu ufite ikibazo ngo